Guys, nongeye kuguha ikaze rero kuri The Truth Inside. Wowe aho uherereye hose, waba uri muri Leta Zunze za Amerika cyangwa se uri muri Europe ndetse no muri Asia no muri Africa ndetse no muri East Africa. Ndagushimira rero wowe babashe gukora subscribe, niba utaranayikora nabwo wikandeho kugira ngo ujye ubasha kwakira bimwe mu biganiro cya imwe muri showbiz tuba twakuzaniye, ndetse unakande like turebe ko iduhereze yuko bamaze kuwatchinga video cyangwa imwe mu nkuru tuba twakugejejeho, ndetse unaduhereze n'ubutumwa hasi kugira ngo dukomeze tubane nawe. Mbere yuko twinjira mu kiganiro rero, ndakwifuriza amahoro n'imigisha wowe n'umuryango wawe wose aho uherereye ndetse n'ibyishimo. Ni byiza cyane ko umuntu wumva yuko ameze neza cyangwa se aho aherereye ari amahoro. Nongeye kuguha ikaze rero kuri The Truth Inside, nkubwira ati uyu munsi ndashaka kugeza imwe mu nkuru utaruzi ariko ubu ngubu bitangiye gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ugiye kwikugezaho akaba ari we Bahati Chris nk'ibisanzwe rero kuri The Truth Inside. Iyi cyane iguhereza umwimerere w'amakuru utabusanzwe uzi cyangwa utarabona ahandi hariho hose. Uyu munsi wa none ndashaka kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu, ngo ikaze rero mu kiganiro cyacu. Nkubwira ati uyu munsi uwo bita Harmonize ndetse n'umukunzi we bita KAJALA KAJALA muri aka kanya amakuru arimo aravugwa uwo ngubo ibintu byabaye isosi, byabaye ibibazo kabisa guys. So ubwa mbere bibaye rero kuri uno mugabo cyangwa kuri uno musore bita Harmonize wamamaye cyane mu gihugu cya Tanzania, akaba ari umusani wakuriye muri label ya Wasafi. Mbere yuko ayivamo aza kugira ibibazo na Wasafi cyane, bashaka kugira ngo bayijyane ariko bamuca amafaranga arayishura. Amaze kuyishura ajya kwikorera imwe muri label yitwa Konde Boy, Konde Gang. Rero icyo si cyo kiganiro tugiye narishaka kugira ngo tuganire. Ndashaka kugira ngo tuganire ku bintu bimwe byabayeho kuri uno mugabo kabisa, dore ko byacicikanye hirya no hino guys. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda cyane, dore ko ni ikintu cyo kigomba kutwigisha twebwe abandi dukunda kureberaho ibiba byabaye ku bandi. Dore ko Harmonize muri kano kanya nakubwira yuko yamaze gutandukana hamwe n'umukunzi we ari we KAJALA. Urukundo rwabo benshi barwishimiye, muribuka yuko umwe mu bakinnyi ba filime witwa uzwi ku izina bita Oprah yaje gushira ku rukuta rwe rwa Instagram, aza kuvuga ati KAJALA uri inshuti yanjye, nkufata nk'umuvandimwe wanjye, nk'umuntu tuvukana mu ndimwe. Ndifuza yuko kabisa nakubona warashatswe ushinze urugo rwawe rumeze neza, ufite ibyishimo nk'uko nanjye mbirimo, ari ibihe byiza cyane. Muribuka yuko rero nanone KAJALA nawe yari afite muri icyo gihe yari ari mu rukundo hamwe n'uyu musani bita Harmonize, ariko bataragira ikiba ataramwambika impeta guys. Ndashaka kugira ngo rero ibi bintu sasa mbibashire hanze mbibabwira. Mu rukundo rwa Harmonize hamwe na KAJALA bigeze gukundanaho, haza kuvuka ibibazo hagati ya Harmonize ndetse no bita Livan wabarizwaga muri label ya Wasafi, ariko muri kano kanya akaba atari yabarizwa mu bungo, bakaba yifite label bita Next Level. Mbere muri ibyo bihe rero umwe yakundanaga n'umwana w'uno mukobwa cyangwa uyu mumama, si n'umukobwa n'umumama kuko yarabyaye, yakundanaga na KAJALA ari we Paula. Yakundanaga na Livan, ariko noneho haza kugaragara video zigaragaza ngo ati Harmonize arimo gutereta Paula. Noneho Livan aza gusora bimwe muri message cyangwa se zimwe muri video zerekana yuko Harmonize arimo gutereta Paula, kandi binavugwa yuko nanone byari binazwe ko Harmonize ari mu rukundo hamwe na KAJALA. Ubwo nuko urumva yuko umusaza kabisa yashaka kugira ngo yifatire imizigo uko ari ibiri, ashaka kugira ngo aterete mama n'umwana. Rero muri KAJALA kimara kubimenya, urukundo rwabo rwahise rugira iki, rwahise rwangirika aho ngaho, ruzamo ibibazo, ruzamo agatotsi, baratandukanye gutyo. Ariko nyuma yaho ngaho nibwo rero Harmonize yakomeje arakomeza kabisa, arahatiriza ageraho naho indirimbo zindi zo kugira ngo asore indirimbo zindi zerekeye title zifite izindi title, ahubwo yinjira muri studio kugira ngo aririmbe asaba uyu mukunzi imbabazi, amusaba kugira ngo babashe kuba bagira
hagati yaho ngaho rero nibwo Kajala yaje gusora aravuga ati jewe kugira ngo nsubire mu rukundo nawe kireka mbonye range kuko nakundaga range kandi nkabona range y'umweru. Harmonize aravuga ati haina shida kabisa, neza nikanunua hiyo gari ewana mapenzi yangu kuvuga ngo urukundo rwabo hagati yabo rukomeze. Hagati yaho ngaho rero urukundo rwaje kongera rurazuka, urumva rumaze kuzuka barongera barakundana. Nibwo Harmonize yahise bamutangira abantu benshi cyane baramubwira ati kama utie mtoto nyumbani ufanye ndoa wana muziki itakuchomoka. Nibwo yahise atangira sasa gutera iki mu rurimi rwo kugira ngo ndugusobanure mu Giswahili. Yaravuze ati abantu baramubwiye ati nimba udafashe umwana kugira ngo mushiremo amago ejo nejo bondi umuziki uzagucika kabisa, abandi bitware dore ko uyu mukobwa si mubi, umukobwa ni umukobwa mwiza uteye neza, uvugana neza, ufite ubwitonzi bwiwe, utaragaragaye mu ngeso nyinshi cyane. Hagati yaho ngaho rero nibwo Harmonize yateguye kugira iki kwambika umukunzi we impeta, dore ko byabayeho. Nibwo hahise haza amagambo menshi batangira kuvuga ati Diamond ni wowe usige, Diamond Platinum ni wowe usige. Urabona ko ibintu uyu ngo yarimo arakora ni ibintu kabisa ewana nawe ugomba kwita ukora muri ako kanya kuko nawe ni wowe usigaye, rero aza kwambika impeta. Amaze kuyambika nyuma yaho nibwo haje kongera kugaragara nanone akaduruvayo cyangwa se imwe mu ngeso zo kuvuga ngo ni gucitinga girlfriend wiwe. Niho haje kugaragaramo kabisa Kajala kuri noza yiwe ahita avuga ati kabisa njyewe ibyanjye no wari ex wanjye. Uravuga ati mu rukundo hari uburyo ushaka kugira umuntu imbabazi ari na ex wawe ukazimujya, kuko nta muntu utababarira mu rukundo. Ariko iyo umuntu atabashe guhinduka urareka ukabireka ukabyihorera, kuko Kajala we yayiteguye kugira ngo yubake cyangwa se ashinga urukundo rwe rukomere, ariko Harmonize ingeso nago yakamuvuyemo. Guys, rero ikintu nabwira n'abandi bantu bose kabisa, ikintu bita urukundo you have to be careful, kuko urukundo babasha ku muntu wizere, mwizerane, mwubahane, wana mugendane neza. Ariko Harmonize ntango byigeze bimumviramo. Muri comment zagiye zigaragara rero abantu benshi bagiye batera comment bavuga ati ewana turabona yuko uru rukundo nubwo barimo kuvuga gutyo wabona atari gutandukanya, ahubwo wabona ari n'indirimbo bashaka ku dropping outside ariko abandi bakavuga ati no ma ibi bintu birimo akantu. Nukuvuga ati Harmonize wabona yongeye gukora zangeso za kera, atashatse kwicara hamwe, kandi umwana yiyemeye kugira iki kugira ngo bajye mu rukundo. Guys, ibi bintu rero n'abandi babiboneraho amasomo kabisa. Iyo uri mu rukundo ugomba kuba mu rukundo, focus na love urimo muri ako kanya, ureke kugenda ku mpande kuko all of the things is the same. Nta mpamvu yo kugira ngo urebe hirya cyangwa urebe hino, ugomba kugendera inzira imwe wumva yuko hari icyo ushaka kugira ngo uzagereho. Munibuka yuko uyu muhanzi Harmonize yaramugize umwe muri manager muri label yiwe ya Konde Boy, ari uyobora buri kintu cyose. Rero guys, ibi ni inkuru irimo gukomeza igenda isabagira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ndagira ngo nkubwira ati rero uri kuri The Truth Inside mu mwanya ndaje ngo droppingire iyindi nkuru utaruzi kabisa. Niyo mpamvu mubwira ati kora subscribe na na like ndetse na comment hasi kugira ngo ukomeze kubana natwe. Ndagira ngo nkubwire ati rero ni bye bye, ciao ciao.